mbese ni nkaho nari napfuye already kuko niba umuntu araje kunsura simumenye urumva nari nagiye kabisa nta kintu na kimwe. Ubu iyo witekereje wiyumva gute? Kuko sinibuka nuko impanuka yagenze gusa barambwiye ngo imbere yanjye hapfuye abantu 3 n'umumotari yapfuye ku cyumweru saa 10 za nimugoroba. Ubwo kuva icyo gihe ntabwo wongeye kugarura nta kintu na kimwe. Ese wowe mu bisobanuro wahawe wari wakomeretse bingana ni hehe? Kuko njye sinabirebaga ko sindi umuganga nabonaga urwaye yego ko sinamenye ngo bimeze gute. Rero ukuntu byagenze barambwiye ngo ndi kwa muganga nabyutse mvuga ngo hehehe Paul Kagame president wanjye niwe hejuru kare. Kubera iki? People, this is Legacy TV, be all in or be nothing at all, and I'm your queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business. I'll be in a city right about now. Mbazaniye umuntu ujanye nuko nambaye, ujanye n'ibyo ndi gukora. Mwese mwaje mumumbaza, ese aracyariho, ese aracyahumeka, ese aracyari umuntu muzima, ese aracyanazi kubyina, ese aracyari mwiza. Benshi muramuzi ni inshuti yanjye, twarakoranye henshi hatandukanye, mwaje mubona amaposta atandukanye mu mutwe yakoze impanuka ikomeye cyane, bamwe muri bo bagapfa we agasigara. Uwo na undi ni The Black 12. Hano duherereye ni Legend Hotel, Kacyiru hotel nziza, ariho mugiye kumubona ku maso yanyu bwa mbere na mbere. Hi Pipe. This is By the way, who is this beautiful queen behind you? Shimirian, how are you? My sister. Hi. Shushu Ben. Ni shushu be. By the way, The Black hari abantu benshi cyane badukurikiranye akanya bajya bavuga ngo ku The Black kuva yakora impanuka ngo barakibuka kubyina. Ndabyibuka. Pop Smoke. Christian Dio. I'm up in all the stars. Nibagiwe kubyina. Hey, first of a banger. First of me people. Let me tell you, The Black hari ikintu cyambere mu buzima nje cyambayeho nkikubona menya ko wakoze impanuka. Ubundi reka nkuba cyagenza kura waranyibutse. Ahubwo se witwande. Witwande. Basi. Mukurikiye Legacy TV nabivuze cyane ngo The Black 12, The Black cyangwa se andi mazina menshi mumuzi ariko nguyu impande yanje akakanya. The Black, how are you? What do you do? Hanyuma The Black abantu benshi cyane ntago ari ibanga barakumbajije. The Black ariye, The Black agize, The Black yabaye ate na nubu aracyambaza kandi bakubona ko waje uhari utari uri umuntu muzima. Baza wereka mukoreho n'umuntu muzima ntago ari ibanga n'umuntu muzima ufatika. Yeah, I'm still alive guys. Hanyuma twita duhera ku kintu cyo kuvuga ngo The Black ni muntu ki. Mbere yuko unaba The Black abantu babona ku mashusho. The Black ni umuntu wari utete cyangwa se ni umuntu umeze uti? The Black ni umuntu wakuze, okay. Like n'umuntu wakuze nyine nge nditonda gusa abantu benshi ntabwo bizi. Like nkunda kuvibinga gusa nyine abantu bakagira ngo hari ibintu birenze kuko n'umuntu avuga ati ni ikirara ntigiki. I'm not like that. Gusa nkunda gutuza gusa ahantu hari music sinyanuza. Wapi mura ndi crazy. Ndi umuntu uri crazy kuko nkunda music. And nataraba The Black bwa mbere mama yakuze anyita mwana arirabura. Kuki wirabura? Bikanja. Noneho ngeze senior 1 ngo nasevuga atari kuba kwita Black. Nitamba proud. Mama yamamagara Dafini nkayitangira gutya.
ntabwo nitwa Dafine nitwa gikara nk'uko wabivuze ndirabura OG ni niho hava ku kazina ka The Black The Black nahise mfata Dafine nka Tofine kiraho The Black none nta rindi zina ry'ikinyarwanda ufite Uwase Dafine biza kuba The Black kubera igikara cyawe kubera Black anje I love ako muri no minsi kubera kuba mu nzu ndabona nabaye inzobe harimo utuyo ntabwo ubyishimiye ntabwo mbyishimiye pe okay abantu benshi cyane bagiye bibaza kuki ukunda umuziki byavuye ese mu rugo hari abandi bantu babikora ibintu by'umuziki cyangwa ni wowe wa mbere wavuyemo ukunda umuziki ukanawubyina papa bakiri Uganda papa akunda music kuko n'ubu ngubu ajya afata flash yashije indirimbo zikigezweho ubushyuhe byose agakubitaho aye kazajyongeza akaryama ariko njyewe najya kubyina ntago abikunda nukuvuga ngo umubyeyi wawe ashyiramo indirimbo akumva agaciro it means ko akunda music niho twabikuye muri family kuko aho kwa papa Uganda bakunda music exactly nawe niho wabikuye niho nabikuye imbirebye bitewe n'ukuntu natangiye kubana mbwe ngo natangiye kubyina mfite imyaka 5 domboro ya solo niyo nasabye umukozi wo mu rugo namwe ati urashaka indirimbo bitavuga domboro ndakubise definitely hanyuma ahita hanazamo ko ufite ukuntu ubyina kwawe kwihariye ntabwo uko biri kose abakobwa benshi barabizi bari kudukurikira ntabwo ubyinana imbaraga cyangwa se uburyo bumeze nk'ubw'abandi birabyo bivahe ni wowe wabyiremyemo bitewe no gukura ukunda umuziki cyangwa hari hano wabyitorezaga barambwiye ngo nakuze nkunda music nkunda ne kubyina ntabwo nize nitoza buryo ndebye televiziyo nkareba wa dance ndakomeza nkayireba nanjye nkahita nkubita coming to that ndi kwibaza cyane hasohotse inkuru ndumva iryo joro binaba ninjye muntu byagezeho ibyo bintu kubimenya ugize gutya nzi ko uri ku ishuri unafashe sinzi gahunda mwagiyemo nta mateka nta makuru menshi bifiteho ariko haba ikintu cy'impanuka ikomeye cyane biriya bintu ni ibintu byagenze gute The Black njyewe nguheruka muri flash hype benshi barayizi cyane hanyuma nyuma ya flash hype how did you go through that byagenze bite kuntu byagenze ntago mbyibuka gusa nabajije abana nabwo ati se nasotse mu kigo naratorotse nkuko abantu babivuze ngo Black yatorotse banga ati Black ntago yatorotse yatotse get ndeba mu ikayi mutansanga harimo Uwase Dafine nuvuga wasotse bizwi kuko head girl abafite uruhushya na head uri head girl gusa ubu ngubu byarapozinze byarapozinze head girl The Black 12 ubu byarapozinze noneho naje njya baramenya hari umushiti wanjye twa The Beast DJ Beast iwabo bafite akabari ndamwe ati nzaza kuguteza imbere ngiye kwira amafiriti n'amafanta mu ishuri byabaga byemeye ko mwasoka nkuko muri weekend cyangwa se chômage ikintu wabashakaga baguhaga uruhushya ukagenda babizi aho ugiye babizi exactly nyine ikintu ushaka bakakwemerera noneho njyewe ariko nayo ngiye kubanza kujya kureba abana bo ku kindi kigo muri IELTS ndavuga ati kambaze njye kurya ndahita njya kubareba noneho mu gihe naje kurya nje impanuka ihitiba kuko sinibuka n'ukuntu impanuka yagenze gusa barambwiye ngo imbere yanjye hapfuye abantu 3 n'umumotari yapfuye ku cyumweru saa 10 za nimugoroba ubwo kuva icyo gihe ntabwo wongeye kugarura nta kintu na kimwe kuko itariki nagaruye ubwenge ni itariki 19 z'ukwa mbere igihe nakoreye accident itariki 19 z'ukwa 12 ubwo wamaze hafi ukwezi utaragarura nta kintu na kimwe nawe waraje nabanariye mwese nta numwe namenye ngiye nanabikubwire abantu benshi cyane bashobora kuba batumva uburemere bwabyo yego hari ukugira inshuti ngiye tunakorana ndabizi abantu benshi cyane bashobora kuba bagira ngo ni amateka cyangwa se ni ibintu byo kubeshya kuri social media ndumva ndi mu bantu nka 2 ba mbere bamenye kuko zimpanuka icyo gihe ko brother yaramamaga ati Albina The Black akoze impanuka abantu bamuri imbere bose barapfuye ndavuga nawe isafasi ati we atari mu bitabo rero ariko ntago ari muzima kandi kuko nyuma twakoze gahunda na MC Scenario tuza kugusura ndanakubona icyo gihe ndabyibuka njye narasohotse nararize bitabaho kandi numvaga wambonye ariko nacitse ko bitari sawa warambwiye ngo ubite igikobwa kanjye Albina unyise igikobwa kubera iki ko nta narimwe wari wanyita iryo zina utanyise Sydney gang Viber whatever vuga Black ashaka ko atamenye nyuma banariyo na Yago nibo baje kunshana ko noneho utari conscious ko nawe warababonye urabwira ngo tujye muri show ngo tuhaguruka nta n'ibintu byinshi utanambaye utawirukanga ngo tugende muri show ngo tujye kuri show nje mu mutwe wanje abantu benshi cyane barabizi ntago bamenye uburemere bw'ukuntu wakomeretse ese wowe mu bisobanuro hawe wari wakomeretse bingana ni hehe ko nje sinabirebaga ko sindi umuganga nabonaga urwaye yego ko sinamenye ngo bimeze gute rero ukuntu byagenze barambwiye ngo ndi kwa muganga nabyitse mvuga ngo ndashaka show ngo urashaka show gutyo niko navuze kwa muganga mvuga barambwira urashaka iki pizza baba barayisanye ngo mbadabiriye koko
ngo mama arambwira ati hari wari ufite inzara sizi ikintu nyine byagendaga noneho barangije barandoda bakudoda ku munwa akubwo ngo nararwanaga cyane nyine noneho ibyo byose nabyo nta kimwe nibuka kuko barambwiye ngo nakomeretse imbere mu bwonko dufite ubwonko bubiri hari ubwo nakomeretse n'ubwibuka n'ubuvuga nibwo nakomeretse exactly niyo mpamvu ibintu byose byabaye nta kimwe nibuka kuko nagaruye ubwenge mbona mama ari kunkarabya bita mvuga mama kuri kunyoza mama atambwira ati waguye hasi no ngiye mu kirahure mpita mbona umuntu wanjye ugize kandi I love my lips you love your lips urashaka kubitekereza akora iminwa iracyari myiza da black abirenze Imana yarahabaye hagati aho kuvuga byahereye kuko nkwibuka neza koko ntiwamenye ariko icyo kuvuga bavugaga ibintu bidahuye byaje kumera gute kugira ngo ubugeze ahanga uvuga uti uyu ni Albina hano duhagaze ni Legend Hotel turi kuri Legacy TV ibintu nk'ibyo nyine kubimenya kubivuga byose byaje gute hari umuntu ugufasha mu rugo bimera bite ngenda nicara nkibukana nagiye ngenda gusa n'ubu ngubu hano ntabwo nahibukaga itambwira ngo ni kaki ntabwo ari kwibuka hano ubuce bwose bwo muri Kagame narabyibagiwe bisaba yuko umubwira umumotari kuko n'ibintu byo muri class narabyibagiwe exactly ibintu narabyibagiwe hari n'abantu nibagiwe babona bakanza bakanyibwira na wa muntu tuze gukorana kuri flash bazanye bwa mbere bamwita bamuzanye na nari bavuga ngo dukore turi abakobwa babiri n'abahungu babiri wa mbere twarahuye kwa muganga arambona atavuga ngo isi black mama atavuga ati uretse turekwa kwibuka naramurebye mbona twahuye nko mu nzira ntago ngo ikijyanye na memory uretse abantu kwibutsa muri ibi bihe ibyo bagenda bagenda iyo umuntu anyibukije mita nkurura nkahita mbyibuka nuriya best friend wabwo ntiwamwibukaga yaraje ngo Gamio BFF ako kantu nuva turi bunakamubaza nawe SK yaraje avuga ngo ninjye best friend wawe da black nyibuka nyabuneka ego cyane kuko iyeza ni kwa muganga ntago nari kumumenya ntago ari kumwibuka kuko na mama ngo namumenye hashize igihe nk'icyumweru nibwo namumenye papa we namumenyaga ari uko avuze nkahita mvuga papa yandeba gutya nkahita mvuga mama ko ari kundeba nabi hanyuma wigeze ugira sensation uko tubiza abantu bajya muri koma cyangwa bagatubwenge hari sensation ugira cyangwa se byumvira ukumva umeze nk'umuntu wapfuye ukanava ku isi nawe harabwigeze ugera muri iyo level kumva nturi na hano kumva ntago ukiri ahanga na kimwe donc ni nkaho utari uhari mbese ni nkaho nari napfuye already kuko niba umuntu araje kunsura simumenye urumva nari nagiye kabisa nta kintu na kimwe ubu iyo witekereje wiyumva gute urumva warahindutse utakiri da black sigaye numva nitonze witonze iyo numvisha music mba numva sigaye mu kiraho nkarepeta nkabona ntabwo biri kuza nkavuga ntabwo bishoboka ko byagenda ngo mbyibagirwe ntabwo bishoboka ako nirebe nko kutunushaka kwigana mbona nkubita kano niko konyine bivuga The Black uri umuntu ukunzwe cyane hano muri Kigali hanze yaho ngo ndavuga mu ntara hanze y'igihugu n'ahandi henshi cyane ko biri kose hari abantu bagiye bagusatira bakwandikira nyuma yuko wenda banabonye kugarutse ku mashusho banabona kuri muzima benshi bimwe mu message waba barakiri akakora mutima ni nka yawe nakira ama message menshi nagiye kuri Instagram ngiye muri request umuntu bandikaga amasengesho banyandikira Black turagukunda Black umuntu akansengera kuri message gusa nyine numva biranshimishe kuba hari abantu bagukunda ukabibona abantu benshi bagiye bambara Black wabaye iki Black byagenze gute umuntu akamwe ati wamaye nomero za basi kuyo nkuvugishe numva ijwi ryawe gusa nemere kuriho nyine byagiye binshimisha nta bantu se baba barabiko kuko biri kose hano turi ku isi hari ibyiza hari n'ibibi nta bantu baba baragusatire mu buryo bukubabaza ukumva aragukomerekeje wenda no mumenya ngo umwibuke kubera memoire yari yaratakaye ariko ukumva hari ukuntu babaye nta bantu bagusatire muri ubwo buryo in a negative way abo nize mbona nta nama message wigeze wakira bamvuga nabi ntago bandi abantu benshi wenda basanzwe bamwe Black koko wari watorotse wari wasimbutse Black gute wowe wasimbuka ikigo kuri na heba ati ntago nasimbutse ndio bintu nyine bambajije bibiri negative hanyuma abantu benshi bahora bibaza bakavuga ati nyuma yuko wenda ukize cyangwa worohewe urasubira mu ishuri wasubiye ku ishuri se bimeze bite kuko muri iki gihe tuzi ko kwiga bisigaye byarabaye ni dabani kwiga ukarivamo ko ukasubiramo wowe bimeze bite bihagaze bite ejo ubu nagiyeyo nafashe 2 weeks ndiyo ubwo kugerayo mu kigo ndi gushaka kumenya feeling how was it narishimye nabonye abana ndishima just kuko na mama nambwe ati wambabariye nkapfukama nkarira nkabwira papa wambabariye nkajya ku ishuri
bakavuga ati kubona abantu benshi ni kwicara mu bantu benshi kuko mu barangwa ati ndumva ino saro hakuzura abantu bakamera nka muri stade mwanarira akabibona ko nyine shaka abantu noneho ngezeyo baza nsuza n'abantu benshi nagiye meze gutya abantu bose meze gutya braka karame gutya abantu basuza noneho tuze mu gihe bya examen abana bajya gususha bamwe bajya kuzana ibipapuro byo gususha none tuze muri examen nkora mate ibindi byose birananira nyine ibindi ntiwabashaka kubyibuka ego nka focusinga nkabona ntigigisha umwe kiri imbere mpita ndipotinga mpita ngo ati kanjye kuryama mpita nsiga nsushije ariko nazanye amakayi mu rugo sigaye niga nabona byinjira ukabona uri kubasha gusa gufata biragura hari ukuntu ufata gusa waryama ukatubona byose kumva byasiba niko bambwiye ko nakomeretse ukaba ushaka se kandi urumva ko uzabibasha kuba wasoza amashuri uyu mwaka ngomba kurangiza nago kubera Imana yandokoye izandokora n'icya leta nyitsende nibyo fatano kubwako agataho mise nibaza the black uri kumva uzasubira muri ibi bintu urabona social media ni nko kwirukanka ni ibintu babisaba ko ukurikirana abafana bawe ukurikirana abagukunda abakwanga ibintu byo hasi hejuru ni ibintu umva uzasubiramo nyuma yuko uciye mu bihe nk'ibyo bitoroshye yego nje kuko I love entertainment gusa bijya micanye nkafise brand nabwo nkumva ko I wish to be Albina I wish to be with Nario nkumva nyine twagomba tumeze gutyo I really know why kuko ngenda bikunda nyine kuko twakoranye simba numva ko ari abandi bantu mwakora bikangora bakamwe black bira bintu ni ibyawe subirayo nkavuga ndasubira se ndabyibuka none nkajya ngasubira mu kirahure nkibukuntu nari yambwiraga subira mu my name is the black nuko mwagiye mugisha gukora introduction this is flash time ntabwo wabibasha ntabwo bisa nabyibuka nkugerageza gato akantu gato hari wangwan bombo glad kareka na gato nta kantu kamwakubuka n'akayisho kuri kureba abantu this is the black on fresh hype we are with Albina Singh and MC Nario wangwan bombo clad today no wasting time we're gonna dance we're gonna better come now the black coming to that abantu benshi cyane bamwe bagiye bagusatira mu comments bakibaza the black niki mu buzima ndashaka kwibagirwa ubu sinzi uko bihagaze ndafite ibyo wakundaga na mbere y'iyo mpanuka nago twavuga nka ari umwaka ushize cyangwa ikiyego n'umwaka ushize n'ubundi ariko niki mu buzima bwawe uvuga uti this is my memory I can never forget this fresh hype exactly nicyo kintu cya mbere wumva nicyo kintu cya mbere nakunze niyo nubwo haje nyine covid ariko nabwo nkumva nicyo cyawe ata numva ni bon kubera ko kuba naricaye nkabona MC Nara nkabona na wari daramumagaye black you have to be there nese nishima mbikora kuza mu 11 play nje narabikunza cyane that is my best moment nagize yep best of your life and what's the worst of your life si wenda shaka atari ngiye kubwanje mbitekereje kubwanje the worst memory I have on you is you having an accident because narababaye cyane bitanabaho ariko what's the worst for you personally like nagitaye kingeyo 19 z'ukwa 12 yamva mu mutwe nitaye 19 z'ukwa mbere ngarura ubwenge nubwo bangira ngo bancomeke ikindi gishinge ngasinzira ndajya byuka ari byo mvuga ntabwo nabyibagirwa kuko nanjye byane bwo kumara hafi ukwezi nta muntu muramenya nta kintu nizo nshinge n'ukuntu bandaze n'ukuntu ninyi nshinge ntago nzibuka nimba uvuga ko iki kintu cyo kwibagirwa n'ibiki memories ku buryo abantu bamwe baza bagusanga gutyo nje mise nibaza mbere yuko ukora accident wagiraga umukunzi yego uwo mukunzi yaragarutse arakwibwira se nyuma yaho uramwibuka uravuga uti ntago namumenye my boo ntago namumenye yaza ntago nari kumumenya gusa umuntu navuze ni ex wanjye wa mbere twakundanye bwa mbere niwe wibukaga yego umuntu namwitaga izina nabona umuntu afite shaka ndagukunda nta muhungu wanyimika impeta atari wowe arahari so umuntu abino arahari yaraje kureba yari ku ishuri ubwo niho wamusanze ejo bundi ako yaje kuhita ndeba barabimubwiye se ko ari wamushakisha yarasaze yararize byatarabwe se blanc twasubiranye tazamenyera hanyuma se ubu ngubu uwo muri kumwe nawe kugira ngo yongera kwiyibutse kandi uri kwiyibukira ex wawe ko byafashe umwanya ungana gute n'ibikorwa n'itera amavi ako boyfriend wanjye we muri minsi ntago turi kumvikana ntago muri kumvikana basi kidore dukomeze cyane abantu benshi cyane bahora bibaza uko biri kose kuba muri social media nk'uko nayikunda uri umuntu w'umu public figure abantu bareba bakakwibuka n'ibindi nk'ibyo hari
reactions ujya ubona nko kuri social media ukagira uko uzifata nk'iyo wowe uhuye na reaction iri negative umuntu ukubwira ikintu kikudisinga cyangwa kigucineye ugisubiza gute? How do you respond to a dissing message coming from social media? Rero ni nko kumva ko uri kumwe n'umu enemy ko kunuvuga umuntu uguha iyo post aba ari enemy. Noneho njyewe ndamwubaha nkabyumva cyangwa bakabimbwira ngo black uranzwe hano black, njyewe I don't give a fuck, niko navuga. Nkora icyo nkunda, nkora icyo nshaka, nta muntu ushobora kumindura ngomba kugenda uko umurongo wanjye nyine bimeze. Kako numura mwiki black kora ibi nanjye ndagenda nkicara. Abantu basubiza cyangwa uri muri babantu babignoringa ntunamusubiza? Ntabwo namusubiza kuko nyine banabonye ibyo yamaye nanjye nkicara nkareba naho njyewe bitewe umuntu aba yiyizi. Njyewe nzi imico yanjye imibi imyiza ndayizi. Wandi bavuga ko mfite imico mibi yose mibi ntayo ngira. Ngenda nitonda nyine. Definitely. Nawe se nk'umuntu ukubwiye message nziza like hari abantu benshi cyane nzenze n'abansatse bavuga black turamufana Albina dufashe gura na black basi tumuhobere like ibyo bintu ubimanaginga gute? Nk'ubu ngubu uracyari umwana w'umunyeshuri kandi wowe ufite imyaka ingahe? Ngiye kuzuza 20. Navutse 2001. 20 basi 20 mu kwa karindwi. Mu kwa karindwi hazashya ko 11 nta no wasting time kabisa. Ni gutya. Ako ikintu kimbabaje nuko izaba itariki 20 z'ukwa karindwi tuzatangira icya leta. Uzaba uri kwiga bikaze. Bihangane basi bazohereze bazakuremera uri ku ishuri. Si fresh. Hanyuma nayo ndi kwibaza nk'abo bantu bagukunda bihambaye kandi baranahari benshi cyane. Wumva ubalansinga gute? Hari igihe bateganyiriza wahura nabo like ese urabiteganya mu gihe kizaza bigenda bite kuko biri kose mu mubare w'abantu benshi? Yego cyane. Bigenda gute ubwo ubiteganya gute ubitekereza iki? Kuko kuri kwa 11 nese njya ku ishuri. Igikurikiraho nyine sinabonetse kubera ku ishuri. Noneho ibyanatinze mu kwa 12 accident mara amezi 3 ariko ngenda panga kuzahurana nabo kuko hari abantu banyandikira kambwira black turagukunda. Nyine nkumva I'm happy. Buryo ubonye umuntu agukunda nabwo it's a chance. Kandi nabyiza. Amahirwe ataboneka. Noneho keretse ejo bundi umuntu yayifasha aramumagara mwe black. Wagabanyije umutima mwiza nyine ufite. Waze gusubiza abantu kuri request. Ndivyo kubera abantu bose barakuvugishwa basubiza kubera iki? Ngiye nabunga ati ngende uwo ndiwe. Niba mfite umutima umeze gutya niko numeze. Gushaka kumbwira ngo black niba uri umustar ngo wowe ngo itware gutya. Ngo nyine ngo ubereka ko utabasubiza ngo biryeho. I'm not the kind that like this. Ubwo uvuga ngo wowe you are a person who responds to them. So it means like anytime wabona umwanya uvuye nko muri ibyo by'ishuri uzahura n'abantu. Kuko niyo ngiye mu nzira ajye umuntu ngo black shamana we mpita nishima nyine nkagira umuntu akambwira se iyo fete subizabera muri arena. I guess. Njye nimuzongeye kubibaza ibi ni ibintu byahoraga bindi ku mutima nkavuga ni uko biri kose abanyarwanda n'abari hanze yaho bagomba kumenya who is the black and they have to know. Noneho nimba banagukunda se bazakubona ryari bizagenda bitubwo no kuvuga ngo umwendano wawe no wanjye ndawufite tuzasoka arena convention tomorrow kripa. Hanyuma ubu daily routine ya the black imeze gute? Kuno uracyari kunywa imiti uri kwiyitaho bimeze bite? Ndacyari kuyinywa. Ubwo biroroshye iyo miti ni fresh iyo miti bisaba kurya bisaba kunywa ukaruhuka uko ngewe inywa imiti yo mu bwonko. Noneho iyo nyinywe imita nsinzira ya miti nyine ituma uruhuka cyane niyo ndi kunywa kandi barambwiye ko nshobora kuzana inywa ino math n'iyindi sinzi nyine bizarangira kuko barambwiye ngo nzongera kunyura mu byuma next year. Nibwo nzamenya cyose ugomba kuguma kabisa niko nabibonye. Ubwo abatajya bakubona online cyangwa kuri phone ubu banasinziriye koko kandi mora nsinziriye kubera iyo miti. Definitely. Hanyuma mu buzima bwa the black ni iki motivation yawe ituruka he? Iyo uhagurutse uvuga uti njyewe umusange ndawutangiye. What is your motivation in life? Niki either we maybe ufite quote I don't know like what inspires you or like gives you motivation? Like motivation is my people. Yeah, ndabyuka nkumva meze neza kubera abantu. Kuko nubundi mu buzima bwanjye ngende umunebwe. Banumva ibintu byose nahita mama kaza kanyoza nkambara nkahita nigendera kwirebera abantu nshaka ku kanya. Kuko ubu ngutsigaye mvuga mama sigaye avuga ati Define wese ukora ibintu nkafa life is too short. Nabyo nkora ndagiye. Define imbabare. Life is too short. Ako papa we yaza gatapera ngo katucece kuramutinya. By the way ni cyukundira mama wawe ni cyukundira papa wawe? Mama ari cool no muntu uri cool kuko mama nje ni kuri flash yaranshyigikiye
mine akamba hafi najya kuri flash akanyambika gusha kamuti ibyo bintu ni bon genda ako papa wari ikintu mukunda nuko nyine of course it's my dad atuba hafi ako akunda umuntu serious bira byo kubyina wampa ukakore kubyina koko natamwe ati nta kibazo umunsi umwe namwe ati ngenda bikunda yacuranga nkatamwe we kuri gucuranga ubwo ushatse kumbwa ngo ndeke gucuranze nanjye ndabyina sawa by the way hari abana benshi cyane hari urubyiruko hari abakobwa bafite ibintu runaka bakunda mu buzima wowe ni izihe mbaraga ukoresha zituma ubu uri ukabica ushaka niki wifashisha kugira ngo nawe bakwigiraho ikintu nifashisha se nuko nyine mbanza nkiyizera I'll trust myself kandi nizera ko nubwo natambuka mu muhanda cyo kwa imodoka zose zigaragara why kubera iki kubera kwishyiramo confidence muri wowe niyo ya mbere ya kabiri burya tujye dusenga n'Imana kuko Imana ni dukora byose none ubu ngubu nyewe nta nubwo nyicikwa kabisa ndabyuka mu gitondo haleluya ninjoro haleluya mbere nahitaga nisinzirira ako nabonye ibintu Imana yankoreye kuba abantu bose barapfuye akaba n'injiro kuka no kubera iki kandi abantu ntabuzi ntabonzi n'abantu bagiye bavuga ngo ni inshuti zanjye ntaga inshuti zanjye ako nagiye mbona uburyo bimeze ndavuga ati hari impamvu cyo kuba narasigaye hari n'impamvu Imana ishobora kuba ifite passion nziza imbere that's why ifite gahunda ishaka kugezaho and who is your role model ninde ureberaho ukavuga uti njyewe umuntu umureberaho mu byo nkora byose Paul Kagame president wanjye niwe hejuru kazi kubera ko uburyo asubiza uburyo ameze uburyo ahantu agejeje igihugu cy'u Rwanda murambireba nkavuga wow kuko n'amagambo avuga nkunda kuyafata nyine nkavuga kuko ajya kuna kuvuga ati ntuzemererwe gusuzugurwa even if nubwo umuntu yagutira ikintu ntazigera avuga ngo ni icyanjye ngo yagutije ngo biyu nyine ujye uvuga ati ndirwana definitely hanyuma hari amakuru menshi yagiye atangazwa avuga ko hari abantu bagukiniyeho mu gihe wari urwaye bakajya barya amafaranga bakavuga ngo turi gukotiriza the black ngararwaye ngo turi gukotiriza the black tumuremere cyangwa dukotirize ibintu nk'ibyo bimwe nkeka kwenda no mu rugo iwanyu babimenye se cyangwa se nawe ibyo bintu ni ibiki byagenze gute bafashe ila logo bakoze yanjye bashyiraho namba za Elvis noneho hahita hazo ndi yandikaho yanoze ukuntu yari imeze neza ahita yandikaho nomero ze sinzi ukuntu byagenze kandi ngo uwo muntu niwe wabohereje amafaranga menshi nabikosora iyo yafishe ya mbere yasohotse iri ifoto yawe n'amagambo n'ibiki iya mbere ninjye wayikoze nambaye icyatsi ball yahise asora ifoto itariyo yandikaho nomero kandi ngo niwo muntu bashobora kuba baroheje amafaranga menshi kurenza Elvis arazwi si uwo muntu ntawe nzi pe nta kumukurikirana mu buryo bw'ubutabera se sinzi pe ntabwo mbizi gusa ngo arahari umuntu wamugira iki cyangwa nk'abo bantu bakoze ibyo bintu nabyita ko ari nko gukinira ku mubyimba w'umuntu yego wababwira iki icyo nababwira rero mujye mumenya uwo uri we nyine exactly so niba umuntu akoze ikintu kubera wenda yagize ikibazo mukazajya mumufatirana ngo mwebwe mwishimishe mu mafaranga ye cyangwa mwishimishe mu bintu ahubwo mujye mureka kuko Imana ihari yagufasha nk'uko ubishaka ukabisengera ariko nyine kuzajya wiba amafaranga y'umuntu kandi arwaye ntabwo nabishimiye twe. Yeah, definitely. Ubu ngubu the black. What are your next projects? Ubu hari ishuri yego ndabizi n'abandi benshi barabizi. Niki kintu uteganya nka the black? Nihe movement ushaka gushyira hanze? Kuva najya kuri flash nagize motivation yuko ngomba kuba umunyamakuru. Uvuga about nyine ukuntu isi imeze. N'ubu ngubu ndicara nkashaka ide nakora kugira ngo njyane kuri televiziyo kugira ngo bayemere bikanshanga gusa njyewe I wish that kandi nkumva ko entertainment twewe nk'abakobwa abantu benshi batavuga ati ura ibintu byose nikirara nikiyanga urumogi njyewe nababwiye nta rumogi ngo nta nzoga nta n'ibintu na bimwe nzi so nyine biyu njyewe ndi uwondi we nukabona umuntu ngo umujudging probably ntago ari sawa noneho ngiye ikintu nifuza nuko nshaka ko entertainment yo mu Rwanda izafatika none iki nimora nekereza ababyinnyi burya ababyinnyi ntago duhabwa agaciro kuko ababyinnyi uraza akatumwa ngo gira nk'ubuntu kugira ngo wowe umubyinnyi akagenda mu kugira ngo arye show nyine muri clip avuga ati tujya muri clip wowe nagiye muri clip that's nagari sawa ni kintu nasaba n'abahanzi mujye mwubaha nyine ababyinnyi kuko iyo umubyinnyi abyinnye dance ashobora kubita iva hangaha nyine ikahita ikubita
so probably nicyo kintu nyine nifuza ko ababyinnyi bazahabwa agaciro nk'abo hanze uko babayeho. Hagati uravuze ngo abasitari cyangwa se abaririmbyi n'aba bantu bose uri umuntu wagaragaye mu maklipe kandi akomakomeye nka Kawo, Agafaya n'izindi Mr Player, indirimbo zigiye zikomakomeye abantu benshi banakunda kugezana n'ubu. Biriya bintu babivugaho iki ku mu vixen nkuko tubizi hano mu Rwanda, iyo umukobwa niyo yatambuka amahushuka batanamubonye isura apfa kwa bamubonye nguranga bayikirara ngo ubona ngo bariya birarangira. Ibyo bintu ntabwo byakugezeho abantu babikugezeho. Hanyuma how do you react on that? Niki ubumva wababwira abantu bose babivuga gutyo cyangwa wowe ubyumva ute? Yo ukuntu mbyumva n'icyo nababwira njyewe nyine nkuko again ndi kuvuga nduwo ndiwe, nzi impamvu nagiye muri iyo clip, nzi impamvu nabikoze, nuko hari icyo nshaka, nuko kandi si ukuvuga ngo wenda nashaka kuba famous, ntabwo mbishaka. Kandi ni ukuvuga ngo niba umuntu agiye muri clip it's the money, ntabwo njye nizenya muri clip y'ubuntu, no, it's the money. Kandi ikindi njye mfite uburyo njya muri clip nkavuga ati ntabwo nshaka kwambara ubusa, hari ibintu nshaka kugira, ukagira nka limits z'ibintu mbaha kabisa. Ego ubwo nuvuga ngo kuri wowe kuba mu vixen nta kibintu, no big deal, fa kuba ufite limits zawe n'amafaranga yawe uhabwa. Hanyuma hari abantu benshi cyane badukurikiranye, abantu harimo abo twita ngo haters, harimo lovers, abantu b'ubwoko bugiye butandukanye cyane. Wowe niye message wumva wababwira akakanya kuri Legacy as the Black? Cyo nababwira ku bantu ba lovers, ndabakunda nyine, kuko iyo ukunze umuntu probably hari ikintu umufitiye umukundira, kandi iyo ubonye umuntu ukamwiyumvamo wenda bitavuze ngo ni muremure, ngo ni inzobe, no, ukamukunda nyine bitewe n'ukuntu ameze. I appreciate that. Abajyanye n'aba haters njye nta kintu bimbwiye. Niko kintu nababwira, nta kintu bimbwiye, kuko iyo ugize umwanzi even if yumva yuko anytime wahora utsitara, gusa njyewe I know kandi I believe God, njyewe nzabaho. N'abantu bagiye bavuga Black yapfa ababwishinze, hari n'abifuje ko wapfa, hari abantu benshi babivuze. Inchkwi ndetse nababwira ngo inchkwi Imana irahari probably. Definitely. That's the Black 12. Mwagenda mukamufollowinga kuri Instagram, urebe ibyo akora, urebe uwo ari we, urebe ahageze, urebe ibyo akunda, ibyo yanga. Nimba umukunda kandi kanda kuri like, nimba wishimiye iki kiganiro kanda kuri